mama Dobo nushaka ufite abana 10 hanze batarabasikaito hoya centrale mama Dobo nushaka ufite abana 9 batarabasikaito nushaka ufite abana 8 batarabasikaito nisanga ufite abana 7 batarabasikaito nusanga ufite abana 3 batarabasikaito nusanga ufite abana 5 batarabasikaito ninsanga ufite abana 4 batarabasikaito shaka gicumire nusanga ufite abana 3 batarabasikaito nusanga ufite abana 2 batarabasikaito nisanga ufite umutari wasikaito icyambere niko twibaniye mu mahoro ibindi witeka nabikurikirana mubanye imyaka 10 sibyo imyaka 10 muba muziranye umudamu muba mwararwanye muba mwaratukanye muba mwarahanye igitwi urumva mwarahuje umubiri muba mwarabanye mu bintu bigiye bitandukanye urumva umugore muba muziranye umugore abaza imico yawe one second umugore abaza imico yawe ariko ngiye birabyo kunshimira mu buri bangira ngo basi ningera n'imbere ya kamera aneteshe ahita avuga ati ariko nibyo mama Doboy mereza kabizu ka centrale keza unsiga karuja lèvre unsiga kanu reka cyo kumfirima urukundo mama Doboy nawe oh my god wow si romantique ubu nugusenga y'agashitani yaraduteye mama Doboy imbabazi zirahagije kugira ngo umugabo afungurwe kuko n'umugore wa yamano yatanze imbabazi ariko birangira bamujyanye muri 30 jours ubundi gutanga imbabazi kugira ngo zambabazi zabwe agaciro we waciye mu zihenzera oya uriya mugore wa yamano we banzara yaratinze ngewe nasabye imbabazi sketu akiri mu bugenzacyaha akakanya reka mbivuge n'akakanya reka uba akakanya ntago umugore wanjye ari indaya kubera ko n'umugore w'isezerano uyu n'umugore w'isezerano twarasezeranye imbere y'amategeko ubu mu ndaya zibaho ku isi ntagabamo urabona ntariciye amande meza reba ukuntu afite fresher aratemba itoto arasa neza no kuri pe ariko yivuze ko nakwagutwe ngiye kukugura mu Bushinwa oya ive wazi nukuri zebra sweet nukuri ngiye guhiga amafaranga aba diaspora mukunda skaitu mumbore kuno gutwi kwa mama Doboy nukuri ngo tume mu Bushinwa harya ni mu Buhinde bakugura ni he bakugura mu Bushinwa ya kintu batagira nabonye Rukina Kadafi bariyo reka nume Kadafi ugutwi kwa mama Doboy yakungurire nkujyane muri Roi Faisal bakumutero mama Doboy ngenge kukugura ugutwi zebra switch akakanu gashyireko ngewe buretse gatoya oya reka mbivuge zebra switch buretse gatoya zebra switch reka mbikubwiza ukuri ngewe nyuma yuko nshinjijwe yuko nari ugutwi umugore aka kantu kabika nyuma yuko nshinjijwe yuko nari ugutwi umugore nemeye kumugurira ukundi gutwi guturuka mu Bushinwa Yes, my beautiful people, nizere ko mumeze neza mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Wabagahi TV, nizere ko wakoze subscribe nimba utarayikora kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge ndi Zebra Switch, iyi ni Wabagahi TV. Turi kumwe kandi tugiye kuba tuganira n'umuryango, tugiye kuba tuganira na Papa Doboy, Mama Doboy. Ngira ngo murababona ntabwo nabura guhera kurukweto iyi bayita Air Force Max 1 sibyo ra yego ukamanuka gatoya kuri Mama Doboy nawe ubona ko asa neza cyane yambaye dira yateretseho iziboro bazita wig yego reka rero mbahe ikaze mbifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza tugiye kuba tuganira nabo kuri kiri kiganiro kugira gitangiye kugira gisoje nutagikurikirana uraza gucikwa dore ko nyuma y'igihe kirekire mwari mubakumbuye mwagiye mubansaba kenshi iti uzaduhurize Papa Doboy na Mama Doboy uzaduhurize Mr Solution na Mama Doboy Mama Skyra Mama Yak
rwose ufata n'agasinapu oya naga selfie n'agaserifi mbangira ngo umuhe hitire ga ntayafite oya ariko arabizi ntayafite madoberega ngiye ninjye wagushyize mu mwanda wamushyize kuri spotlight ntabizi ajya gushimira oya ahubwo hari ukuntu mba nkumbuye mane kugira nk'iminwa y'imituku ubundi nk'ubu ngubu yagakwiye guhitamo akabizu nanjye akaruja revure nka nsiga ruja revure akazi ariko nibyo agomba gufiringa urukundo ugomba gufiringa ubwiza zebra switch reka nkubwire hari abantu njya mbwira ngo Sky tundi romantique bakagira ngo ndababeshya man bro burangiye ngira n'urukundo rwa danje noneho burangiye ndi romantic boy ku rwego zebra switch wowe utana understandinga ariko kandebe kano ka video ubundi mbone kuza nyuma tature ubundi tuganire kano ka video ariko mumeze neza n'ukuri ndikumva birashimishije ariko madobo kutishimye byayenze gute afite ishaza ariko ishaza afite nuko namurushije kwambara neza kandi rega naramubwiye nakajya ashaka kwipanga akazi ko kwambara ishobora buri wese ibi bintu biragoranye byo kwambara nk'abastar ni buri wese yambara ira wig ni buri wese yambara ibintu byo kwambara nk'abastar biragoranye mama dobe n'ujye ubibona ibintu ujye wicara wige kuko ibi bintu bisaba amafaranga kandi nawe mba nagutayemo oya ibyo mvuga ni ukuri so kugucyurira imbere ya kamera ariko hano izi ni imbaraga z'amafaranga ya Sky mama dobe buretse gatoya abagabo bangahe bava imvuto bagafata abagore babo bakubita fresher nk'izi ngizi ufite jya uvugisha ukuri ibi bintu uranga kubivuga nderekana message ndazifite kuri telefone fresher ndazihorana ngewe apana ibingi fresher ndazihorana rwose ariko nyine urabona nk'iki cyangwa wateretseho mama dobo mamagare Rusi beauty wejo waguhaye wig mamagare uyu nguyu waguhaye iyi dira mamagare iki cyangwa mamagare utu tuntu twose maragiye utuntu two ku munwa twose ari ibyawe pepe reka ikibazo cyawe maze iminsi ngwerekeza ceceka ikibazo cyawe anniversaire wijya kundi reka ubwo bitari iby'intambara irahinduka oya memuretse nago tujye guserera mu kiganiro none ko kwanga gushima oya ugomba gushima nese sibyo none se gushima ntago ari ngombwa ko biza kuri kamera bivuga urumva rega oya bagomba kumbabarisha anniversaire gute reka anniversaire nyine ajya yirirwa urabizi ko mba nagushimiye oya urumva rero utamushimiye muri kamera utamushimiye mu cyumba gusa ariko nshimira kuri kamera ngo unyereke abantu oya biratuma umugore mwamubanye imyaka 10 sibyo imyaka 10 muba muziranye umudamu muba mwararwanye muba mwaratukanye muba mwarahanye igitwi mwarahuje umubiri muba mwarabanye mu bintu bigiye bitandukanye urumva umugore muba muziranye umugore abaza imico yawe one second umugore abaza imico yawe ariko ngiye birabyo kunshimira mu buri mbangira ngo basi ningera n'imbere ya kamera aneteshe ahita avuga ati ariko nibyo mama doboy nk'ubu nagakwiriye kuba ndi kuvuga akahita avuga ati baby akaba nagukoraho akahita avuga baby was popping akavuga one second baby agakwira kwita baby what's popping can I give you some kiss ngamubaza baby you wanna give me some kiss with the mouth you wanna give me some kiss with the chest you wanna give me kiss whatever ndona mama doboy byamubabaje baby give me a kiss one mereza kabizu ka centrale keza unsiga karuja revre unsiga kanuka reka cyo kumfira mu rukundo mama dobo ntabwo ndaza kugufata ngo mujya ntabwo ndi bugufate ngo buretse ntabwo ndaza kugufata ngo ujyane mu birwa bya Mauritius ngiye ngufate ngo ujyane mu hoye reka mama dobo y'abantu mama dobo si ubwa mbere ugiye kujya mu ndege ugiye kujya mu ndege atari ukubera ngiye kugufata ngo ujyane ngewe ibaze igihe twasezeraniye nibwo bwa mbere ngiye kugufata nka kujyana muri honeymoon mu kwezi kwa buki ngiye kukujyana mu birwa bya Mauritius ngiye kukwishyura itike y'indege ngiye kugukorera ibintu byose walaye kugira ngo mere bizu imbere ya kamera n'ibintu bya danje suri umugore wanjye ntabwo twasezeranye igihugu cyarabyemeye sindi no kukwinginga n'ibintu wagakwiriye gukora wowe oya niga sino gutegeka n'inshingano ibi ngibi nubyanga ndakuregera babagore bashinzwe gutanga care
bakwigisha uburyo ukwiriye kunyakira nk'umugabo uba ukwiriye kuza mu kiganiro nk'umugabo wawe uretse gatoya ninjye mugabo wawe nta wundi muntu uza hari divorce mfitanye nawe wagize kumbabara mu rukiko ndataha ubu kuma bizu bikoresha ntago ari ibintu ndi kwinginga kuko bizu turagasabwa cyangwa ikiganiro gitangiye oh my god wow si de romantique wow ariko nabo bakamaye ubona hameze nkaho bikore ari itegeko reka mama dobo hari ibintu ibyo barinda kubisaba mara wa muntu bita shangazi dore ni ibi bintu yigisha tugende gake gake twagiye arashaka kandi twabyumvishe arumva asabye abigoreka 1 second baby let's go one more time baby I love you no wow tiyo asikatashaka kwakunda kaya cyane aizo kaya nago nge nazibasha none se no mu buzima busanzwe sikata kunda kaya cyane cyane ariko kuri kamera nago nge bari match ngewe nkunda guteta mvugira ngo itetre be itetere be thank you love you bahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni umuryango wa Sky 2 papa Toboy na mama Toboy muri kwiyumva gute umwanya wa none imba mutima za Sky 2 imba mutima za mama Toboy umwanya wa none zimeze gute according to by myself ngewe meze neza cyane meze neza cyane ngewe meze nko mu mwaka ubuzima ndimo akakanya meze nk'umuntu uri mu mwaka w'ibihumbi 2014 mama Dobo insigaye njya kumutereta ahantu yabaga mu kobo hepfo cyane kimisange kera cyane ahantu najyaga njya kumuhiga ngiye kumutereta meze nyine urumva ubaka kanya meze nk'umuntu uri kwifuza gutera inda mama Dobo yibundi bushyashya mfite n'ubwoba yuko muri iyi minsi nshobora kuziyongoza nkahita muterera inda mu yasikayera ukaba ukurikiza Skyler muri make uri mu byishimo bya kera ugitereta mama Dobo kubera iki urabona Skyler nawe ameze Skyler aracyari umwana afite imyaka 2 se ubu ngubu aka kanya ibyishimo mfite n'uburyo ndi kumva mama Dobo nshaka kumuhereza ibyishimo meze nkaho nagakwiriye guhitamo jombe gitwe urumva bikazarangira n'ubundi Skyler yahise mukurikiza bikiri atareka ikibazo nyine ngo yarambweje abundi wari ukuntu yaganiriye n'abajyanama b'ubuzima bamubwira ati protege wamfurakazi waturi mugabo ahantu abavuye ati buriya za ashyushye ameze nabi mama Dobo ibyiyumviro byawe umwanya w'ingwe umeze gute shameze neza cyane nanjye birahagije se meze neza ndishimye urabona ko turi kumwe na Sky 2 nyine ibintu bimeze neza wose ntago uri kubibona ni igiki wishimira nyirizina ukurikije mu gihe mumaranye na Sky 2 imyaka 10 ni imyaka myinshi reka wenda tubyite urugendo rwari rurimo ibintu bigiye bitandukanye ni igiki nyamukuru wishimira kuri Sky 2 gituma uvuga ngo nubwo yari yagiye ahantu nkaranda mubabara kubwuko ari umugabo wanjye ni igiki nishimira kuri Sky 2 wishimira nishimira ubu cyangwa mbere uyo nubu ngubu nyine urumva cyahozeho kiriho kandi kizagumaho ikintu nishimira cyane nuko Sky 2 asigaye anshyigikira hari igihe yigeze abatagushyigikira aho yari igihe cyageze arahindukaho gato wese nabizi ariko ubu ngubu aranshyigikira turumvikana nahinduwe n'ubukene ubukene bwigeze kunkindagura buranyegeta ndahinduka mama Dobo y'umuntu akennye ubukene buramukindura ese ubukene buhurira no gushyigikira umuntu shabyorere mwana hari igihe ubukene bugukindura uri umunyamihanda ishaza rikaza bikarangira nyine bikarangira bagukoresheje ibidakorwa bigahinduka yewe ariko mana nuko anita no ku muryango atwitaho no rucabana no family oriented atwitaho cyane nabyo ndabyishimira cyane kandi Imana izagikomeza umugisha imuhibira byinshi muha akazi mwongerere imuha amafaranga twaguke
urifuza umuryango wawe mu isura yihe mu myaka iri imbere nk'itatu? ndifuza umuryango wanjye usenga wubaha Imana mbere na mbere, umuryango wanjye wishimye cyane. Ntabwo musanzwe muyubaha se? Oya turayubaha, wowe ntabwo usinzi ukuntu uri kubyumva. Turayubaha ariko habari musenga. Oya turasenga. So wabaho udasenga? Ntabwo wabaho udasenga zeba. Ntabwo bibaho. Nta muntu ubaho udasenga ntibazagushuka. Bajya bavuga ngo urugo, iyo urugo rumeze neza Satani agenda atera imijugujugu ashaka kubarwanya. Ni ihe turufu muri gukoresha mu kurwanya ibibarwanya muri uyu mwanya? Ndahera kuri no gusenga buriya rega urumva zebra switch. Bura urugo rusenga bura n'urudasenga biba bitandukanye. Yego. Burangiye nemera yuko bimwe mu bintu bimfasha kurwana n'urugamba rwo kugira ngo aka kanya mbameze neza. Njye navuga ko ari amasengesho ya Nyagasani, si no kuvuga ngo navuga, ahubwo niko bimeze. Njye burangiye ndi umwe mu bantu bemera yuko Imana ibaho, ndi n'umwe mu bantu bemera yuko Imana ikora. Njyewe bakakanya kuba nicaye imbere ya kamera akabibwire n'abanyarwanda ni ibintu nasabye Imana. Ni ibintu nasabye Imana. Ndabizi yuko na bamwe mu bantu twari dufunganye ubakakanya aha nicaye iki kiganiro bari kureba, bamwe nari narabibabwiye, ndababwira ati anytime njyewe muzambona kuri kamera. Narababwiye ngo njyewe hari igihe kizagera Imana nimfungura, Imana nibona mvuye muri gereza, kuko njyewe ntago nigeze na acceptinga yuko ntago njyewe ku giti cyanjye nigeze nizera yuko njyewe igihe natahiye ari cyo nagakwiriye gutahira. Njye nari inzi yuko njye ndi umwe mu bantu bashobora kuzamanuka mu igororerwa rya Nyarugenge i Madrid, nkumva yuko njyewe Skyto nzahakora nk'imyaka 2 cyangwa 3. Numvaga njyewe nzamanukira ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa no guhoza ku nkeke imyaka 3. Ariko nza kugira amahirwe, madama nsabira imbabazi, nibwo bamwe mu bo twari dufunganye bambwiye ati kuva madama yagusabira imbabazi haraza kuzamo icyo bita probagening cyangwa se hazamo za detention, ibintu nk'ibyo bizarangira niyo bo nta nubwo bigeze babirivinga yuko njyewe nzataha. Urumva bo babirivingaga yuko Skyto njyewe nzajya hehe imageragere muri 30 jours, urumva nkazakatirwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa se 2. Ariko njye numvaga 5 irimo 3 ingahe gutyo, niyo myaka njyewe na birivingaga. Ariko njyewe nza gusanga ibyo natekerezaga bitewe n'imbabazi umudamu wanjye, kuko urumva njyewe meruka imbabazi madamu yansabiye mu bugenzacyaha n'imbabazi yansabiye kwa noteri, urumva nizo muri parike, urumva. Ariko njyewe ndi mu bushinjacyaha bambwiraga yuko gusabirwa imbabazi n'umugore bidakuyeho yuko icyaha cyagize ute cyakozwe. Kumbi nyuma yaho hari ibindi madamu yagiye agaragaza. Madamu yagiye aza ku rukiko, yagiye aza ku rukiko rwisumbuye, yagiye aza kundeba Kimironko, yaje kundeba Induba, yagiye anyirukanka ahantu hose nyine agenda bigaragaza, sibyo? Yego. Suko n'abandi batagiye baza kundeba, bagiye baza kundeba, ariko abavandimwe bo bangezeho. That's good, ni byiza cyane, bangezeho n'inshuti zangezeho. Ariko first of all kiyambere yari iri muri iki kirego, kiyambere yari muri iki kirego cyanjye yari umudamu. Uru rufunguzo rwa mbere rwo kugira ngo ngabanyirizwe ibihano ndetse n'ababarirwe, ubushinjacyaha bumbabarire ndetse n'ubugenzacyaha ndetse ntara ku rukiko rwisumbuye bankubite recreation iyo kuvuga ati wabagaye twebwe tuguhaye sorte. It's all about imbabazi z'umugore. Umugore yarambabariye. Yego. Ntabwo ndi butinye no kuvuga yuko avoka wanjye, umunyamategeko wanjye
ndamushimira cyane 100%, urumva ndamushimira cyane, yagize uruhare rukomeye cyane uruhare runini kuri njyewe, kunyirukankaho, kunsapotinga, kuza kumpumuriza, ndetse no gufata umudamu wanjye bakaganira ibintu bikarushaho kugenda neza, umudamu wanjye guciringa down, kuko rega sinavuga ko umugore wanjye atari yarakaye, kandi n'umuntu wari wese yarakara, kandi umujinya ukoresha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, sibyo? Ntago njyewe sikayitubaka kanya nakihenura. inshuti zanjye mwarakoze, abavandimwe mwarakoze, ariko nanone mwibuke yuko urufunguzo rw'ibi bintu ni nabyo n'umunyamategeko wanjye kupa urumva, nabyo navuga yuko n'umunyamategeko wanjye nabyo bintu yambwiye, yarambwiye ati before Skyto, before yo kugira ngo ninjire muri dosiye yawe biransaba kuba connected n'umugore wawe, mu rwego rwo kugira ngo numve aratekereza iki, yifuza iki ku ruhande rwe, ese bimeze bite, ese musanzwe mubanyeho gute, kugira ngo mbone uburyo ninjira muri iyi dosiye, ndebe ukuntu mbahuza, ndebe ukuntu ibi bintu tubikemura. Umunyamategeko wanjye niwe wambwiye ati ibi bintu, yabimbwiye nkiri muri RIB, niwe wambwiye ati before y'ibi bintu reka tubanze dushaka umugore. Yego. Nibwo babanje gushaka madamu, araza yandika iretre insabira imbabazi hehe mu bugenzacyaha muri RIB indubu. Biza kurangira bankuye muri Mabruso, bankuye muri RIB ya Nduba, banjyana Kacyiru muri RFI, bajya kumpima yuko naba nkoresha ibiyobyabwenge, urumva, barahankura, itanjya Kimironko, mva Kimironko noherezwa i Rusororo kubw'amahirwe ya Nyagasani y'Imana nasenze, kuko njye nasenze Imana mu bihe bitari binyoroheye, nagize igihe kirekire cyo guhura n'Imana no kuganira na Nyagasani. Ndibuka ari isengesho nasenze, ndavuga ati Imana, nk'uko wahisemo ko ababyeyi banjye banyitahirwa basenga Timoti, Mana kuri iyi nshuro ndagira ngo unyiyereke, untegurire ameza mu maso y'abanzi banjye, kandi Mana ndagira ngo ibyo unyifuzaho aka kanya kari byo nagakwiriye gukora, ari byo ngewe nkora kuruta ibyo nifuza ngewe gukora. Mana mitiramo kukugenda inyuma kuruta uko nakugenda imbere. Ndogera nsaba Imana ngo Mana y'isi n'ijuru, ndagira ngo Mana wowe ibyo ngewe aka kanya nagusabye by'ingirakamaro ubimpera ubuntu, kandi ari wowe ncira inzira, kandi ari wowe Mana umbera umucamanza. Mana mu gihe ndaza kugera mu bucamanza, ndaza kugera mu bugenzacyaha, ndaza kugera mu bushinjacyaha, Mana saba ari ngewe uvuga, aba ari wowe uvuga. Ijwi ryawe niryo nkeneye ko riri buvuge. Ngewe nemera yuko mu byo nabajijwe byose bigiye bitandukanye, nemera yuko bitewe n'ukuntu nari ndashamed n'isoni nari mfite, n'ukuntu natekerezaga, n'ukuntu ngewe umutima wanjye wiciraga urubanza, ngewe ubwanjye nari nihaye ibihano, ngewe nari nikatiye, ngewe you understand, ngewe nari nikatiye kwimanukira nkajya mu igororwa rya Nyarugenge Mageragere. Ngewe numvaga yuko manutse Mageragere ngiye gukora imyaka 2 3 kubw'amahirwe y'Imana nasenze, y'Imana nasabye ko inegurira amaso ameza mu maso y'abanzi banjye, y'Imana nasabye ngo ari imbere umucamanza, y'Imana nasabye ngo Mana korera mu muvandimwe wa korera mu mufasha wanjye, ugende wowe umurememo umutima, umurinde abamujya mu matwi, umurinde abashaka kumuteza uburakari bukabije, abashaka kumuteza umujinya w'umuranduranzuzi, abo bantu bamurinde. Mana umukoreremo, yibuke ibihe twagiranye, yibuke yuko ngewe ndi umugabo wiwe, ariko bidakuyeho yuko namukoreye ikosa,
ahubwo mbabarire biciye mu ki mu mbaraga zawe no mu ijambo ryawe no mu ijwi ryawe no mu buryo bwawe. Imana ntiyigeze intesha agaciro. Imana yaranyumvishije ikorera mu mugore wanjye araza nsabira imbabazi. Imana ikorera mu bashinjacyaha, ikora mu bagenzacyaha, ikorera no mu bantu bayo baramvuganira. Birangira aka kanya sikahita undi outside, nkaba ndi umwe mu bantu bari gushima Imana yuko ndi hanze, nkaba ndi gukora, nkaba nongeye kongera kwinjira muri show business, nkaba ndi kongera kuyishyushya mu buryo bwanjye bwo kuza nka breaking news, nkongera abantu nkabahereza content, nkayicara wiga abantu nkabahereza rarana amakuru. Ntago ari uko nahaye ruswa Imana, ahubwo niko Imana yakoreye muri njyewe iranyumva. Suko ari nge muntu wasenze Imana njye nyine, ntago ari nge muntu wasenze Imana njye nyine, ntago Skytune ari njyewe waje mbwira Imana ngo Mana ngo niko ndi umwere cyane hoya. Ahubwo Imana njyewe aka kanya ndi umwe mu bantu bemera yuko Imana iriho, ndi umwe mu bantu bemera yuko Imana yafashe Meshake na Abedenego ikabakura mu muriro. Imana yankoreye ibintu njyewe ubwanjye nta understandinga. Njyewe baka kanya ndi umwe mu bantu bavuga yuko Imana ikoraho kandi ibaho, kandi Imana nsenga, ndetse n'abatayizera bagakwiriye kuyizera, kuko Imana na nyuma ya zero igira ute irakora. Njye according to myself, njyewe ndashimira abanyarwanda muri rusange, ndashimira abantu bambaye hafi. Ntago nkunda kumentioninga amazina y'abantu, gusa buri muntu wese ku mutima wiwe aka kanya ukurikirana kino kiganiro yumva yuko hari uruhare yagize kuri we, yumva yuko hari icyo yafashije Skytune. Much respect, kandi ndagushimiye cyane. Imana ikomeze guha umugisha. Nkongera nkashimira famille, nkashimira umudamu wanjye utarigeze abura kutanyirukankaho, abura kutansanga ku rukiko, abura kutatega, abura kutaza afite igikomere hano ku gutwi, akanyihanganira akavuga ati njyewe umugabo wanjye reka mwirukankeho. Kuko nk'ubu ngubu hari bamwe mu bantu twari turi kumwe muri Maburuso, twari dufunganye, ubu aka kanya bamanutse bari mageragere. Nk'ubu hari umuvandimwe akaba n'inshuti yanjye, akaba n'umwe mu public figures y'Ampano, ubu aka kanya y'Ampano yamanutse kuri 30 jours, sibyo? Yamanutse kuri 30 jours, sibyo? Nta kintu murusha cya danje, ntago ari uko nsenga cyane, ntago ari uko ari ibiki, ariko gusa sininya kutabreakinga iyi news nubwo wenda ntabizi neza cyane, sibyo? Ntago ndi umunyamahanga muri ibi bintu. Njye nemera yuko iyo umudamu wa y'Ampano aza gutera intambwe, agahaguruka akarwana intambara, akirukanka kuri y'Ampano, mu bigaragarira abashinjacyaha, mu bigaragarira abagenzacyaha, mu bigaragarira police station, kuko buriya narapereje nsanga nabyo bagenda babikontaho. Uburyo umugore yakugezeho, uburyo umudamu yakwirukanseho, n'uburyo yagusapotinze, ndetse n'izo mbabazi bazirukanka, n'izo mbabazi bazikotingaho. Bakubwa se uyu muntu izi mbabazi yasabiye uyu muntu zo zimeze gute? Buriya hari ibintu byinshi akenshi na kenshi abantu batajya bandestandinga, nko kuri twebwe twarezwe n'abagore. Ibi bintu ndi kubivuga, abantu benshi bagiye baregwa n'abagore, sibyo? Umugore yagutangiye ikirego, ni nawe ufite uburenganzira bwo kuza kukigukuzamo, kuko bagendera ku marangamutima yiwe, bakanagendera ku mpamvu zitumye aje kugusabira imbabazi. Yego. Ese izi mbabazi uyu mudamu asabiye umugabo babanyeho gute? Ni nayo mpamvu usanga kenshi na kenshi iyo baturekuye twarashwanye n'abadamu bidusaba kwitaba urukiko kugira ngo buri gihe kugira ngo bo bamenye ngo ese conduite yawe ihagaze gute. Ibi ntago mbivuze kugira ngo njyewe ngire gute, ariko mbivuze kugira ngo mbibwira abanyarwanda muri rusange, ndetse rega njyewe ubu butumwa mba ndi gutanga ntago ari njye uri kubwitangira, mba ndi kubibwira abagabo bagenzi banjye ndetse n'abagore muri rusange, kuko hari n'abagore bakosereza abagabo ugasanga nabo babihaniwemo. Kuko bro, utagira ngo muri gereza nta bagore barimo bafunze, abagore barimo bafunze barahari kandi benshi, hari n'abagabo bafunze. Ibi bintu impamvu mba ndi kubivuga ni ukugira ngo yaba umugabo atazirara yakorewe umugore w'ikosa yibagirwe kumusaba imbabazi, no kuba umugore yagira uruhare mu kumusabira imbabazi, kandi izo mbabazi wamusabye
unazigaragaze ate sizi imbabazi n'ubundi umudamu amaye ndazimerita ese izi mbabazi umugore amaye ngiye nzazikavaringa gute izo mbabazi bisaba kugira ngo wige uburyo ugomba kugira ute kuzi kavaringa n'uburyo ukwiriye kuzicamo mu rwego kugira ngo ejo utazongera kongera gukubitana n'amategeko uzira icyo kintu yego ni ikintu nyine ubaho ukwiriye kwiga kikakubera isomo mu buzima ukamenya yuko gukubita no gukomeretsa si no kuvuga ngo ni umugore gusa si no kuvuga ngo wakubise umugore si no kuvuga gusa ngo wakubise umugabo wawe na mugenzi wawe uri ari kuri street ngewe nta tegeko mfite ryo kuvuga ngo ngewe umuntu aranyendereje ngo ngiye kumukubita hari urwego rw'ubugenzacyaha RIB igihugu cyacu gifite amategeko je ntago wambangamira ngo ndeke kujya kukurega mu bintu bya mbere nize buriya ngewe nize sinkubeshye nize kuregana buriya nize yuko umuntu tuzajya tuganira nkabona mu gihe tutari kumvikana nkwirengeye kujya kumurega noneho kubera yuko igihugu cyacu ntago navuga yuko ari igihugu gishyigikira abanyamafuti ni igihugu cyakira buri munyarwanda wese kandi gitanga ubutabera kuri buri munyarwanda wese na buri muntu nge nemera yuko umbangamiye nkagusaba imbabazi nkakubwira ati ibi bintu uri kunkora ntabwo binejeje kandi simbyifuza ngewe ukanga kubyandastanding aho kugira ngo sikahita ndambure ngewe kiki yanjye ngewe ndambure kino gipfunsi nyigukubite ngewe nkumene ijisho cyangwa ngo nyigukubite nkumene umuhogo cyangwa se wowe nkubite umugera umena agatuza cyangwa se ngewe dushwanira mu kabari mfata vide ndigukarage before yo kugira ngo ngewe sikahita ngewe nje kuvuga ngo ngiye gufata decision kuza kurwana nawe bitewe n'uburyo nahanwe bitewe n'uburyo ngewe nzi uburyo amategeko yacu ahana ngewe nje nzagenda nkurege mvuga ati uyu muntu ari kumbangamira uyu muntu mumubaze ikiri gutuma ari kumbangamira ari kunyinjira mu buzima ari kunyangiriza umutima ari no gutuma anshakaho impaka zango turwane aho kugira ngewe nshake impaka zango turwane nzi yuko ngewe nakwinginze nagusabye imbabazi ukaba udashaka kumpa imbabazi ahubwo icyo ushaka ari ukugira ngo nge nawe tuze turwane before yo kurwana nawe nge nzabanza nge kukurega noneho babanze bagira ute bagufatira ibyemezo igihugu kiguhane nawe banze wicare mu mategeko nawe banze uhanwe wumva impamvu uri kumbangamira kuko kugira ngo umuntu asongere kunkoresha ikosa ngewe nge abantu mwese mbasabye imbabazi umuntu umva yuko dufitanye ikibazo wese uzi ko dufitanye ikibazo nyandikira inbox umbwira ati wabagaye dufitanye kino kibazo ngusaba imbabazi aho kugira ngo uze kumbangamira ngewe uze kubangamira ubuzima bwanjye no gushaka kunormatiza no gushaka kunsaza mu bwonko stopping kabisa ngewe ndagusabye stopping mbabarira nifite ibintu byinshi nkwiriye gukurikirana mfite ibintu byinshi ngewe nkwiriye kwitaho nimba uzi yuko nanjye hari ikibazo ngufiteho unyandikiye inbox cyangwa se ukamamagara ko nimero yanjye atari privé ukamvugisha ukambwira ati wabagaye ngiye dufitanye ikibazo iki n'iki bimeze gutya nge nawe tukagikemura ngewe nawe tukagikemura aho kugira ngo tujye kwiteza abantu usange ibintu byacu biri outside ibintu byacu biri runaka niwe wavuze runaka yakoze ibi runaka yakoze ibi ibyo bintu ubundi urabishakira iki nidukore showbiz nkuko bisanzwe yego ariko kuza kuncira urubanza jewe wiza kuncira urubanza jewe ntabwo uri umunyamategeko wanje ntabwo uri umuntu ukora mu rwego rw'ubushinjacyaha we ntabwo ukora mu rukiko bro ibyo bintu bireke kuko ushobora gusanga ibyo bintu uri kuvuga bigize icyaha nkumva jewe wambangamiye nkagusaba imbabazi ukazinyima nkakubwira ati ibi bintu uri kunkoraho nge simbikeneye simbyifuza ugakomeza we guhatiriza umutima wawe wabagaye nzajya kukureka zebra switch jewe speech yanjye yari iyi no kugira ngo n'uruhande rwa Mama Doboy nawe igihe nkuko Skyto abivuze hari byinshi yari gucamo agera ubwo afata umwanya wo gusenga ahamagara Imana yiwe kugira ngo ikorere mu bacamanza ikorere muri wowe umugore we ndetse kugira ngo ibintu bigende neza kandi koko Imana iramwumva nawe uramusupportinga cyangwa se utanga imbabazi unamwirukaho urwana intambara nk'umugore we wowe ubutumwa bwawe muri kiriya gihe ni wari uguca mu buzima bumeze gute ubutumwa bwawe utanga n'ubuhe kiriya gihe nari ndi guca mu bintu byinshi cyane numvaga amajwi nka 500 abambwira ati nagumemo abandi ifungurwa rero nkanjye ku bwanjye ikintu nakoze kugira ngo binamfashe kugira ngo numve ko umwanzuro ngiye gufata ari uwa nyawe nagiye mu cyumba nanjye ndasenga ndasenga ndavuga ati Mana iki kintu ngiye gukora cyo kuba nababarira umugabo wanjye ukimfashemo
ukimfashemo umpe n'imbaraga Zebu ntabwo biba byoroshye pe nawe urabizi ntabwo biba byoroshye kubona nyine umuntu ameze gutyo ukabona n'imbaraga zo guha umuntu imbabazi biba bigoye afungurwa byakiriye gute wakiriye gute gufungurwa k'umugabo wawe bye byaranshimishije mugasubira mu buzima busanzwe kuba afungurwa narishimye kandi nawe urabizi narishimye cyane nta kindi ikintu namubwira cyangwa nanabwira n'abandi bagabo bose njye mugore wenyine uko bitwa ikintu nababwira bajye bareka buriya gukubita umugore uba uri gukora ikosa rikomeye ni ukuri mama w'abana aba ari ikintu gikomeye cyane n'umuntu uwo ari we wese gukubita umuntu ntabwo aba ari sawa ariko cyane cyane ku bagore bo biba biteye n'ubwoba ikintu nabwira sikahita rero wari umbwiye ngo mubwire ikintu namubwira ni uguhinduka agahindura noneho ngize n'Imana mubonye no mu kiganiro tunicaranye agahindura abantu baza kumubwira ibintu bitari sawa urumva akaba nyine akagira za nshuti z'abapapa za nshuti nzima nyine ikindi akanasenga cyane Skyto we ubwe avuga ko abakwita indaya bakubeshyira ariko wikundira icupa icyo kintu nakikubwiyeho Zebu nta cupa nkunda bimusezeranye turi kumwe musezeranye ndamusezeranye byikise uko bizi njye nkunda icupa ubundi kucyo wagiye kuneza abantu ngize Imana turaho wimbeshyera koza muri iyi minsi wimbeshyera muri iyi minsi ntabwo ukirinywa ariko nge nawe rwose mama Dobo ikintu bita agacupa muri iriya minsi twaragacegetaga ndetse kunywa icupa ni ikibazo ariko nyine ntabwo byari ikibazo cyiza kuvuze ko twagasangiyaga ntabwo nagasangiyaga n'abo bagabo banshinja abagabo noneho mana ibyo bintu uko nabivuze tubireke rero ibyo tubyihorera nyine icyaka oya ntago Zebu ndanywe inzoga pe simbihakanya ariko ntago ndi ku rwego nakunda inzoga kumva wasaze reka hara warakabijeho wowe icupa ni ibyawe ari ibyawe aho nshinja ukunda icupa kandi wanarinywa ukagira amahane kandi narazigabanyije ubu ngubu ubwo ntago uri kuzinywa nyine nk'uko wazinywa niyo icyo ndi kukubwira ntugusenga cyane nanjye nkasengera urugo rwanjye si yo mwanzuro twafashe uganira na Zebu njye kwihagarika reka mbe mganira na mama Dobo ubuzima bugenze neza muri iyi minsi se imikorere gukora kubona ibitunga umuryango ho biri kugenda gute tuganiriza ariko wisanzure kugenda neza biri kugenda neza ibintu biri kugenda neza ubuse nubibona ko biri kugenda neza reka mbereka agiye ataza kuba ari kuvuga ngo byagenze gute uri kubona bitari kugenda neza uri kubona fresher atari fresher ubu twagarutsemo barabyibonera yego mama Dobo ni intambara warwanye wenda tunayinyuranamo ariko ubushize waravuze ngo ni intambara ifite ikintu yakwigishije ariko se umwanya wawe ngo n'ubundi ko mbona n'ubundi ukomeje guterwaho imigeri cyangwa se amacumu bavuga guterwaho amacumu n'amabuye n'ibiki byose bishaka kugusubiza inyuma uri gukora iki urabyitwaramo gute Zebu nakubwiye ngo bisaba gusenga cyane kandi ntugire ikintu witaho ntugire ibintu witaho nyine by'amagambo kuko iyo umuntu iyo abantu bameze neza shitani ntibura ni ugusenga cyane nkanakomera cyane nkahagarara nk'umugore mu rugo rwanjye nkubaka nyine ibyo kujya kwita ku magambo hoshye nta mwanya mfite abaza bakwataka ku mbuga nkoranyambaga bakakuvuga bavuga ngo umugore wa Skyto ni shitani niwe utuma tutagenda gutya na gutya ese urabana nabyo gute ntabwo uri kungerera ku ngingo urabana nabyo gute kandi ngewe nkubwira ngo ukomeza kubivuga nabo barabizi ni ubuyobozi dufite igihugu cyiza ukomeza kumbangamira mfite uko ngomba kubijyana mu buyobozi bigakemuka ikindi nkanasenga cyane nkabona imbaraga gusenga ngende kukubwira gusenga ubu ni ugusenga y'agashitani yaraduteye Dobo imbabazi zirahagije kugira ngo umugabo afungurwe kuko n'umugore wa yamano yatanze imbabazi ariko birangira bamujyanye muri tarani juru ubundi gutanga imbabazi kugira ngo za mbabazi zabwe agaciro we waciye mu zihe nzira
oya uriya mugore wa Yamano we banza yaratinze. Ngewe nasabye imbabazi Skaitu akiri mu bugenzacyaha akiri indubu ubwo natangiye kumusabira imbabazi ndakomeza mbyirukanka murabizi nkajyayo ahantu hose afungiye nta hantu hose batamujyanye najyagayo bigera no mu bushinjacyaha nabaga mpari ndamusabira imbabazi. Bivuze ngo n'umugore wa Yamano bimusaye kwirwa ahantu hose byakabaye ajya ahantu hose Yampana ari Zebureka nkubwire rero buri muntu afite umutima we. Umugore wa Yamano nako ngiye namushyiramo ngo njya nkuko nababariye ngo umugabo wanjye ngo njya kubabarira umugabo wawe. Ariko ushobora kugira inama. Oya none se buretse ushobora kumugira inama ariko adafite uwo mutima wo kubabarira. Rega kubabarira ari bisaba n'umutima. Ko bimeze. Gusa ariko ngiye ku giti cyanjye mba numva byamubabarira buri umuntu muba mwarararanye mu buriri bari ikintu gikomeye. Ese ubundi gusaba imbabazi no kuzitanga ni iki kigora? Gusaba imbabazi no kuzitanga shaka kuzitanga biragora kuko gusaba imbabazi biroroha. Gusaba imbabazi biroroha? Biroroha no kuri kw'Imana. Gusaba imbabazi biroroha cyane ahubwo kuzitanga kugira uwo mutima wo kuzitanga nicyo kintu kigoye. Twinjira nta kibazo ugaruka mu kiganiro ni wawe nta kibazo. Twari turimo tuganira ndimo mubaza nti Skaitu gutanga imbabazi birahagije kugira ngo umugabo atahe nimba yararezwe n'umugore cyangwa hari izindi extra zisaba kugira ngo za mbabazi zihabwe agaciro? Ni kuko n'umugabo wa Yampano umugore wa Yampano yatanze imbabazi ariko birangira Yampano ajyanwe muri tranishuru. Hari gutanga imbabazi ntago bihagije ku buryo umuntu oya reka nkubwire hari rotari yabayemo simbizi wenda ntago ndaganira n'umugore wa Yampano ariko ashobora kuba hari rotari yabayemo kuko buriya imbabazi zituruka cyane cyane muri RIB. Fego hari imbabazi usabira muri RIB hari n'imbabazi wandika zijya kwa noteri uhereza umugabo ku giti cye iyo umukunda nyine yari umuguru hari imbabazi umudamu reka mbanze mbivugire hano hantu nk'ubu ngewe ndi muri nuzi ndi muri RIB Induba yego hari imbabazi madamu yaje mu bugenzacyaha araza aransabira bakimara nyimara kuva Induba Induba ndumva narakubise iminsi 7 gutyo bahita bahankura banjyana Kimironko bamvanye kumpima bahita banjyana Kimironko naharaza Kimironko ndumva naho narakoze nk'iminsi 5 gutyo sibyo iyo minsi 5 ku munsi wa visite urumva nago nari ntuje buriya nka Yampano cyane cyane uri muri gereza kuri ya nyene tu habarimo abantu babazi nyine situasiyo y'uburyo kwiga kuri dosiye habarimo abantu bafunzwe inshuro nyinshi hari igihe wicara n'umuntu agahita kuganiriza uburyo dosiye yawe ugomba kuyitwara urumva ngewe niyegereje abantu abakuru nyine bafunzwe inshuro nyinshi abafite ibirego bya danje banyigira kuri dosiye batangiye kunyigira kuri dosiye ndangije urumva nabaye real ngewe nabaye proud yo kubaganiriza uko ibintu bimeze nyine noneho birangira ngewe ngize n'umunyamategeko mwiza buriya Mayinka Elias yambereye imfurura munyamategeko wanjye buriya munyamategeko wanjye Mayinka Elias niwe waje kunsura arambwira ati Skaitu umudamu wawe ntiyagusabiye imbabazi muri nuze muri RIB ati yego atuze ubundi izindi mbabazi dukeneye dukeneye yuko umudamu we tumuganiriza akagenda akandika imbabazi zikaterwaho kashe na noteri buriya nanone rotari yabayemo Yampano yagombaga kugera muri gereza agahita ashaka umugore wiwe bagashaka n'umunyamategeko utajenjeka ukurikirana dosiye akayigira iyawe kabisa none kandi biba byiza iyo umunyamategeko wawe ari inshuti yawe burangiye nk'umunyamategeko wanjye twari tuziranye ku rubanza rwa Titi ariko ngiye yambereye inshuti ku rwego ko niwe waje
kunsura Kimironko ambwira yuko bidahagije imbabazi mu madobo yansabiye mu bugenzacyaha zidahagije ahubwo dukeneye izindi mbabazi za madoboyi ngiye wagomba kunzanira nkafungana nka nazo kuko ngiye Kimironko mu madobo yanzaniye igipapuro ari kumwe na Selemani na Eminyawe zo kwa noteri urumva Selemani na Eminyawe na Nadine ngewe baje kunsura kuri visite ndabwo ati mu madobo ibintu byose muri kwirukankamo mwanzanira ibyo kurya mwanzanira ibyo kunywa ibyo ngibyo nta kintu bimariye ngiye mubanze munshakire iki igipapuro cy'imbabazi cyasinyweho na noteri urumva cyasinyweho nande na noteri mukinzanire ngiye mbe ndyamanye nacyo kuko urumva ngewe ariya muri kasho baba bakubwira ati ibintu byawe bizarangira mu rukiko bizarangira muri pariki ngewe rero nafunganywe iminsi yose namaze igihe Kimironko nari mfite igipapuro cy'imbabazi rega kino kiganiro ndi gukora hari bamwe mu bantu batashye twari turi kumwe muri gereza ya Kimironko babizi neza yuko ngewe iki gipapuro nari ngifite cy'imbabazi ariko ikindi kintu cyabayeho izo mbabazi iyo uzifite ukajya kuburana mu bushinjacyaha uzifite biba byiza cyane binoherohereza ubushinjacyaha ibyawe ariko umushinjacyaha ikintu cya mbere abakeneye umushinjacyaha ikintu abakeneye abakeneye kumenya ngo izi mbabazi wazitanze nindi ntago ari AI ntago ari scam ntago ari pressure akishakira nyiri bwite kuzitanga nyiri bwite rero niwe waje ariwe madoboye araza nawe aravuga ati imbabazi warazimuhaye ziriho kashe ya noteri ati no muri mu bugenzacyaha warazitanze ati nanjye mu bushinjacyaha nyeneye izanjye nyeneye izawe ziriho fotokopi y'irangamuntu yawe n'isura yawe zigaragaza yuko wowe umugabo wamuhaye imbabazi ku buryo nimunataha muzagumana mu buzima bwiza mwatangiranye izo mbabazi rero mu madobo yatanze ubaka kanya yatangiye mu bushinjacyaha nemera yuko imbabazi yatanze mu bushinjacyaha ziriho fotokopi y'irangamuntu yiwe n'isura yiwe urumva arizo zatumye ngewe aka kanya mba ndi outside ibi bintu mbivuze no kugira ngo nkure abantu mu rujijo yego sika rero ndagira ngo ubu butumwa ari wowe butanga bw'abantu bakomeza batera umugore wawe amabuye kandi wubatse wishimye mu rugo rwawe ariko bagakomeza batera umugore wawe amabuye bamuvuga amagambo atari meza ashobora gutuma yicuza n'impamvu yatanze imbabazi yego nubuhe butumwa wagenera abo bantu nge wasikayituse kuko nawe batera ubutumwa umugore wawe none se reka nkubaze bro ngewe kuvuga nabi umugore wanjye kumutuka urumva ngewe according to myself ngewe ntacyo bimbwiye umugore yamaye imbabazi urumva nge kuntuka nta kintu bimbwiye ahubwo bo icyo nababwira bajye kure y'umuryango wanjye niba ujye kure y'umuryango wanjye batazisanga bakoze amakosa amategeko akabahana kubera ko ugiye ukavuga umugore wanjye nabi witwaje yuko turi inshuti sibyo witwaje yuko turi inshuti ukagenda ukamuraharabika egare yuko uri guharabika abantu bari kumwe bameranye gutya ejo nitujya kukurega mu rukiko wowe ibyo wavuze witwaje yuko nzakubera umutangabuhamya nge nzakuvamo nzavuga yuko ibintu uri gushinja umugore wanjye bitabaho abantu bikundaniye biragoranye cyane kubinjiramo no kubarwanya biragoranye kuko ibyo washinja umugore wanjye byose washinja umugore wanjye byose nge ntari kubimushinja n'ibyo wanshinja byose madamu atari kubinshinja bitereshwa agaciro kuko hagati yanjye ntabwo nigeze njya kubimurega nawe ntiyagiye kubindega wowe urinde ujya kuntangira ikirego nanjye ubwanjye ntarakitangiye utandusha kuvuga utandusha umunwa utandusha platform utandusha swag utandusha nyine hari ibintu byinshi nyine uvuga none ntunandusha kuba ngiye wasikayito ndi nkoma amashyi y'igihugu ubu ngewe azi ngewe nka sikayito nkoma amashyi y'igihugu ngewe ahantu hose nakomanga ngewe ngiye gutanga ikirego cyanjye ngewe banyakira na buri munyarwanda wese yemera gutanga ikirego cye bakamwakira ariko ngewe ku kijyanye n'umuryango wanjye kujyanye na famiye ngewe sikayito ubaka kanya mpagurutse nge nkavuga ati ngewe ngiye kuri ribu ngiye gutanga ikirego cy'abantu bari gushaka gusenya umuryango wanjye ngewe sikayito ninge wifatiye umwanzuro wo kujya gusezerana n'umugore nkamanika ukuboko nkemera yuko ngiye kubana nawe
nk'umugore wanjye tuzabana akaramata. Umugore wanjye yaba ari indaya, yaba ari umusazi, yaba ari umusinzi, ibyo ngewe birandeba, ntago abandi bibareba. Yego. Mu gihe ngewe ubusinzi bwiwe, ubwo buraya bwiwe, ubwo busazi bwiwe ari byo namukundiye, birandeba. Yego. Ntago abandi bibareba. Umugore wanjye yaba yarakoze ibibi n'ibibi, ibyo ngewe ushobora gusanga ari byo namukundiye. None se usanze wenda, reka wenda mbivuge muri ubu buryo abantu ntibabyumva ubundi. Reka jyewe ntange n'umucyo. Usaza umugore wanjye ubwo buraya mu mushinja aribwo namukundiye. Abaravunikiye ubusa. Tuvugisha ukuri. Usanze uri kuvuga ngo uriya mugore ni indaya, ugasanga ngewe mu buzima bwanjye ni mwe mu gukunda indaya. Usanze narakunze umugore wanjye kubera ko ari indaya, byagenda gute? None usanze ntafuha. Wenda uri kuvuga ibyo bintu tereka Skype tubivuga yuko umugore wari indaya afuhe, ugasanga simfuha. Ugasanga mu buzima bwa Skype yikundira indaya, usanga umugore wanjye mukundira yuko ubwo buraya mu mushinja aricyo namukundiye. Usanze se wenda naramukuye ku muhanda nkamufata nkamugira iyo ndaya yanjye, ubundi ibyo bitwaye iki? Kubera ko ubundi aka kanya reka mbivuge n'aka kanya. Reka ubu aka kanya ntabwo umugore wanjye ari indaya, kubera ko ni umugore w'isezerano, uyu ni umugore w'isezerano. Twarasezeranye imbere y'amategeko. Ubu mu ndaya zibaho ku isi ntagabamo. Ntabamo. Noneho twe twagize n'amahirwe dusezerana hakiri idarapo ry'igihugu. Ubu abandi basezerana ku mu madobo. Twe twafashe ku idarapo. Ubu uyu nguyu muri systeme z'abantu bitwa indaya ntago arimo. Uyu ni umugore w'umugabo. Ese ubundi nciye inyuma simbimenye, ubundi bitwaye iki? Manise kwera iki yaguciye? Ese ubundi ngiye muciye inyuma sabimenye bitwaye iki? Kingenzi ko tahe wa. Ikingenzi niko ngiyewe mba ndibuvuga ati none se reka nkubaze Zebu, reka ibi bintu mbivuge. Ubu tuvuga yuko umugore wanjye bitewe no kuntu ari icyuki, tuvuga yuko nta bantu bamutereta. Mabuzwa n'ikisi. Byabura se? Byabura? Ntago byabura yuko hatari abantu. Oya hano hanze rwose hari abashurashuzi benshi. Bamutereta rwose, njya mbona hari n'abandi bantu bamwandikira ubu message bamubwira ati reka Skype ibi ni rwose barabimwandikira. Tuzagenda neza uzabaho neza. Ati wowe Skype mureka gume muri gereza, wowe tugiye kukubakira etage, tugiye kukura ibi nibi. Abo bose akabareka akabatesha agaciro. Nanjye suko ntari Bogari Dora saison ntari diaspora intouchable, habuze ibindi byana binkeneye. Yego. Ibyana biranyeneye rwose, Bogari Dora saison ibyana biranyeneye. Yego. Rega nabari baba bari kugutera amabuye. Umugabo wawe n'umunyacyangwe kandi abasa neza, ni mu diaspora kandi niyikoraho. Intouchable rwose, diaspora intouchable n'ukuri. Ntago habura abantereta bambwira ati uriya mugore wawe wagufungishije mureke ngwino tukwihera urukundo. Ariko nkahita nibuka ijambo rivuga ngo irihe wirukana umugore uguguna igufa ukaza nuri mirabungure. Hari igihe ntekereza nkavuga ati nk'uyu mugore uri kuntereta aka kanya ambwira ngo njya kubana nawe ngo ndeke mama Doboy wabanye nawe imyaka 10. Nabanye nawe imyaka 10 akanaza akansabira imbabazi muri parike. Ubu koko Mana Yesu nijoro uyu tugiye kubana we bizagenda gute? Itamvuga tuyuwe nzaza nanyweye umwenge ninamubwira utugamba turi codinga tujyane muri Liberty mwumva uburyo amaza no kunyeke yanyweye icupa. Yego. Mu bintu byinshi bitandukanye mama Doboy yakureze ngo hari icyo kuba utinda gutaha cyangwa se ukanarara yatanabise utanamuvugishije. Iki kintu waragikemuye? Icyo kintu naragikemuye. Rega mbere nanjye rega nagiraga zagara. Sinkubeshye nanjye buriya ngira zagara, ariko ubu narazikemuye. Buriya na biriya bihano nagiyemo byari bikenewe. Nanjye hari imico ngira yo kujya kunywa icupa ugasanga ndagiye sinamuhamagaye. Nubwo nawe hari igihe agenda ntampamagare, ariko we icyo ndusha hari igihe ajya kugenda wakambwira ati ngiye mu ntara, ubundi akambwira ati ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ariko izo nshuti nazo nagenze ikemanga mvuga tubi inshuti zanjye ko umugore ari mwiza zimurira amafoto, kandi inshuti ziwe nyinshi nkaba mbona ari makuji. Ubu ntago wabona zaba ziri kugenda zimurira amafoto kugira mu Doboy zibona ukuntu zikurira bashuga dada amafaranga zimwitwaje. Ubu ntago byarangira mu Doboy n'ingagari zitamujomba igitwe gufuha bikaba bijemo nkaba ndatekereje ati mu madamu ya anniversaire yagiyemo
ubu rwose bamujombye igitwe, ingagari zamujombye igitwe rwose. Nkaba ndafushye ngatangira kumuhamagara, kudataha si wanze gutaha se, gumana n'izo ngegera, gumana n'izo mayibobo, ndabizi ubu ziri kukujomba igitwe. Ibyo ngibyo rero nibyo bya bindi Mamadoma yavuga ati Skaitu ngo namuhojeje ku nkeke, nkamubwira ati ubwo simbizi se, ubwo inzoga gari nizigenda zikujomba igitwe, ubwo ejo mu gitondo uzaba umbwira ubusa, ndakwiyamye umbabarira utazi umuzanira ubwo bugoryi bwawe. Ati kandi uranaza nkujyana kwipimisha sida, kuko ndabizi ko ibyo bigabo byose muri kumwe byamaze kukwanduza sida. Akaba arambwiye ngo abantu ndi kumwe nabo barwaye sida, ngo aba bakobwa nibo banyanduje sida. Nkamubwira tusanze ari abarezibiyene bamaze kwimatatura, ngo oya nukuri kw'Imana, ngo fata runaka. Nkamubwira ati sawa, uratasangaye? Ati ndaza mu kanya. Nkategereza nkabona araje, ariko mu gihe ngewe hari igihe amamagara, uri hehe? Ndaje. Ati ngeze ku rusengero rw'abayovu. Kajya kubona akabona nitaye saa sita z'amanywa, waje kubikosora nabwo nasinze, ndimo ndagwirirana n'abamotari kubishyura ari ibibazo. kandi ukirakaza ukaza wirakaje, aza narakaye ugati mataraka ntamboka. ariko nawe hari imico namukuyeho, ibintu by'inshuti ziba zimubwira ngo agacupa karyoshye ngo tube turi kumwe ngo utahe mu rugo rw'umugabo saa 8 azi ko dufite abana. Nayo iriya mico wayicitseho. N'abantu mwose mwabonye Mamadoma saa 8 z'ijoro mu kabari, iyo mico yayiciyeho musabiye imbabazi. Reka twese tugana ku musozo w'ikiganiro, buri muntu yuko utigeze ugendana na bashushu na ba Dudu na ba JY na ba Chris, reka nabo mbavuga. Barani inshuti za sinabaga nabikubwiye se, baranabaga nabikubwiye. Nabaga nabikubwiye. Yego. Tugana ku musozo. JY we, Yves inshuti yanjye JY. Bose ubu Yves tuvuge ko atigeze gutangamo hasi bigabo bikagwa. Aya umuvandimwe sha. Nashushu se ntago yigeze abikora. Barana abavandimwe nibatinye. Narindi mu gihode se ntago. Yibaze sha. Zebo mbere umugabo harana ugeze ubona ndari kujya he nabara amagambo. Reka tugana ku musozo w'ikiganiro. Shushu ntago yakwandikiye ka message. Shushu se nyandikira. Keria ntago yakura. Keria baraniminje ntago njya kabenzi. Reka turi kugana ku musozo buri muntu atanga. Girinyo Yves ntago yakwirukankanye. Twarasohokanye kuko ari inshuti yawe, ariko twasohokanye mbere utarajya muri gereza. Ndose si inshuti yawe niho wari ubizi ko twajyanye. Birangira ari kuguhuza n'ingagari. Yves ngenda namushimira cyane. Aske turi umutasi. Aske turi niba ari inshuti nzimugira. Nzima mu nshuti zose. Ujye ushimira Yves baza Zebra. Cha Yves rwose mana narayamanitse. Kamamagare Yves. Turi kugana ku musozo. Tugana ku musozo. Yareka ibintu mbibaze Yves. Reka mbimubaze. Reka mubaze ati kumwamagara. No kugira akwaje umenya ko ndi umutasi wa showbiz. Sakamuhamagara. Ari tabase. Giringiro Yves. Yego coordinateur we. Ngo amagaye ndi mu kiganiro. None se ko hari ukuntu ubwoba bujya bunyica nubwo uri inshuti yanjye, nkaba mbona ukuntu Mamadoma yari gusa ubu nta kuntu ndi mu gihodi Mamadoma wamuhaye ingagari zikamujomba igitwe. Wangumvishije Yves, nyamara Yves ndi kumukemanga n'ukuri ko Imana. Reka mbanze uyu nawe turamukora iperereza Zebra si nawe JY. Ariko Yves urabona uyu mugore koko amafaranga ndi kumutaho hari uwundi mukire wayamutaho n'ukuri ko Imana. Umugore mwiza kumushyiraho amafaranga ni mu gihe abyemere. Mbara umubwira ati jya wubaha umugabo wakujugunya amafaranga. Yves bimubwire. Yves inshuti yanjye atari kunshinja ngo wampaye ingagari sha. Unavuye ingagari biguye igitwe ngo yigora. Yves warabikoze.
Ive ntago yabikora. Ive ni umuvandimwe. Si ubizi koko ntubizi. nabikora ko se nikoze byo wabitinyuka. Ntago nabitinyuka ntibinabaho. Ive. Byiringi. None se Ive urabona ntariciye amande meza reba ukuntu afite furesheri aratemba itoto Arasa neza n'ukuri pe. ariko yivuze ko nakwagutwi ngiye kukugura mu Bushinwa oya Ive wazi ikibazo nukuri zebra sweet nukuri ngiye guhiga amafaranga aba diaspora mukunda Sky 2 mumbore kuno gutwi kwa mama Doboy nukuri ngo tume mu Bushinwa harya ni mu Buhinde bakugura ni he bakugura Mu Bushinwa nta kintu batagira nabonye Rukina Kadafi bariyo. Reka nume Kadafi ugutwi kwa mama Dobo yakungurire nkujyane muri Ruwa Faisal bakumutero mama Dobo ngenge kukugura ugutwi Zebra switch akakantu gashyireko ngewe buretse gatoya oya reka mbivuge Zebra switch buretse gatoya Zebra switch reka mbikubwiza ukuri ngewe nyuma yuko nshinjijwe yuko nari ugutwi umugore aka kantu kabika nyuma yuko nshinjijwe yuko nari ugutwi umugore nemeye kumugurira ukundi gutwi guturuka mu Bushinwa Abashinwa China Power Astupinasti munshakire ugutwi kwa madame ume Ive mubaze ikibazo kimwe Ive ni Zebra switch Yego Zebra. ari mama Doboy aravuga ngo uri inshuti y'uyu muryango uri inshuti ya Sky tukaba ari inshuti ya mama Doboy icyarimwe ubutumwa kuri uyu muryango yaba Sky 2 ubuha umutumwa bwe umugenera ubutumwa bwe mu kiganiro uri inshuti yabo na mama Doboy umugenera ubutumwa bwe muri iki kigano nk'inshuti Azego ko muri mu kiganiro. yego yasutse Yego urambwira. Ibamenye ko kugeza ubu ngubu hari abantu benshi bakunda uwo muryango. Turawukunda bivuze ngo ntabwo bibereyeho kuba babana ntabwo bibereyeho ubwabo. yego Ni urugero rero natwe twifuza ko bakomeza kubana neza bakamerana neza kubera ko ntabwo bari benshi babareberaho nyine byakabaye byiza kandi mbifuje imigisha kuba barabashije kugera mu kibazo nk'icyo ngicyo kandi bakakivamo bakaba barabashije kubiganiraho byari bikomeye ntabwo ari imiryango myinshi ibasha gushobora icyo kintu kuko ngo ariko twajyanye ibibazo turabona ko icyaba cyiza ari uko twahuza ni gakeya bibaho rero kuba barabashije guhuza nabwo ni ubutwari twizere ko twifuza ko bitazongera kubaho ubu ngubu babiganire barebe icyajyaga kibatandukana kugira ngo kijye kure yabo yego kugira ngo ubutaha hatazongera kubamo icyo kibazo reka ngushimire cyane turabakunda kandi turabifuriza yego Ive mwumvisha ubutumwa bwa JY urakoze ndashaka gutuma Kadafi na Rocky ugutwi kwa mama Doboy ahubwo Ive ugutwi ndaza kukugura kuba pare turakora ubukongera ube Ive ntabwo twamuporopoza kuba pare ugutwi reka mbibwire abanyarwanda banyarwandakazi nyuma yuko rwose ugutwi k'umudamu ngutwaye nemeye kugura ukundi gutwi ndabibemere Kadafi ndetse na Rocky aho muherereye mumbaye nimubona ugutwi mukunyohereze kuri WhatsApp abavandimwe mfite ni benshi mfite manager Olivier Johnson mfite Muchoma J mfite Byiringiro Jean Yves mfite na manager wanjye CB mfite bande mfite na Drip Lab Saddam mukoteza amafaranga turi kuntu dutuma Kadafi na Rocky ugutwi kwa mama Doboy tumujyane Faisal bongere bamusubize ugutwi yego tugana ku musozo yego urakoze Imana gumisha my guy yego Zebra switch yego tugana ku musozo ubutumwa bwa Sky 2 ubutumwa bwa mama Doboy ubutumwa bwagegeye nabwira abanyarwanda ndabakunda cyane ibiganiro nakagaruka hano kuri Wabagaye TV kandi ubutumwa nabahereza Sky 2 ntago nzongera kudekona abanyarwanda ni muzongera kumbona mu bintu by'ubucafu ntago muzongera kumbona mbadekona mu bintu bitafite umumaro muzambona mu biganiro byiza muzambona muri breaking news muzambona muri rarana makuru muzambona muri icara wige muzambona muri ya systeme mukunda mu Sky 2 nayo bijyanye n'amakimbirane no kurwana n'umugore no kwita ku bintu mbona yuko biri no sense ntago muzongera kubimbonamo mugiye kubona Sky 2 uri ku murongo mugiye kubona Sky 2 uri kuri swag nkuko musanzwe muzimbonaho
mugiye kumbona nka Skyto ufite discipline, mugiye kumbona Skyto nk'umuntu w'umupapa nono unakonfirma yuko ari umupapa ufite agaciro, mugiye no kumbona nk'umupapa umeze neza cyane. Zebra Switch ikindi kintu nabwira abantu, ntago Skyto kuba ngewe narakundanye na Mama Doboy afite umwana outside, kandi deja umwana n'umugisha ninjuza agaciro k'umwana. Ngewe Mama Doboy umwana afite outside nuwanje, urumva ntago nkeneye ibi bintu yageraga mbitangaye n'umucyo. Hari abantu bakomeza kugenda bibaza bavuga ngo Doboy, bavuga ibi nibi, Doboy mu mukure mu munwa wanyu. Mama Doboy twahuye 2014 afite umwana w'uruhinja. Mama Doboy natangiye kumutereta afite uruhinja, ahubwo wamuteye agahinda ubaka kanya niwe wagakwiriye kuba afite agahinda, kubera yuko umwana nahuye na Mama Doboy mu mwaka wa 2014 afite ubu mwana ari mu muryango wiwe, umwana ameze neza, umwana ari tayari, umwana afite edikasiyo iteye ubwoba, umwana ni pengeri, umwana iyangeze haraza avuye ku ishuri akambwira ati pa wa bagaye, nkamubwira ati kobwa yanjye na bagino. Urumva twebwe tumeze neza cyane, tumeze neza cyane, kandi ngewe kugira mpure n'umugore wakuyemo inda miliyoni, nahura n'umugore wabyaye abana 3 tukibanira amahoro. Ni ibintu byiza cyane, kandi Mama Doboy namubwira ngo nuzacika intege Mama Dobo, wabyara hanze. None se Mama Dobo, ubu ngiyewe nje nkakubwira ngo nabyaye hanze umwana ntiwamwakira? Umwana ni uwacu, abantu bareke kugendera kubyo kuvuga ngo wabyaye hanze wamaze. Nushaka kuba warabyaye 3 cyangwa warabyaye 10 nabanjye, ibindi bihorere, ubundi ibyo birabareba. Ubutumwa bwa Mama Dobo. Mama Dobo nushaka ufite, umva nkwereka ikintu ugiye kunkorera. Ninjya nkubwira ngo Mama Dobo, nushaka kuba ufite abana 10 hanze twibanira mu mahoro, uzajya uhituma bizo. Mama Dobo nushaka kuba ufite abana 10 hanze batari aba Skyto, hoya centrale. Mama Dobo nushaka kuba ufite abana 9 batari aba Skyto, nushaka kuba ufite abana 8 batari aba Skyto, ninsanga ufite abana 7 batari aba Skyto, nusanga ufite abana 3 batari aba Skyto, nusanga ufite abana 5 batari aba Skyto, ninsanga ufite abana 4 batari aba Skyto, nshakaga 10 nusanga ufite abana 3 batari aba Skyto, nusanga ufite abana 2 batari aba Skyto, ninsanga ufite umutari wa Skyto. Icyambere niko twibaniye mu mahoro, ibindi witeka nabikurikirana. Blessing over blessing, ndabakunda cyane, ni mukore subscribe kuri Wabagaye TV, witeka nakomeze abare namwe mwese mukomeza mudushyigikire, mudusengere. Buriya numva yuko mu buzima mu bintu nize kuri rishuri bavuga yuko umugabo hubaha umugore, bavuga yuko umugore yamuroze, umugabo ucira bugufi umugore bavuga yuko ari inganzwa, ndetse n'umugore ubana n'umugabo umugabo akontorora bavuga yuko umugabo yamuroze, abandi bakamushinja yuko yamutanzemo ibitambo. Icyambere cyose kibo kuri iyi si bisaba gusenga, ubundi ukirengagiza ibyo abantu bavuga. Abantu bavuga ibintu byinshi, kandi ngewe sinitaye ku byo abantu bavuga, ngiye focusinze ku mafaranga. Kiri cyo nabwira abantu nimukunda umuryango wa Skyto, mu supporting mumereza amafaranga, ubundi nkomeze nubako Wabagaye TV twuzuza abantu 100,000, ubundi ibintu birishoho kugenda neza. Keep subscribing kuri Wabagaye TV, tukeneye kuzuza abantu 100,000. Zebra Switch agakomeza gutera imbere, Mama Doboy nawe nkakomeza kumushyira ku cyango kimeze neza cyane, nkamurinda gucecura agakomeza ari inkumi, ubundi ubuzima bukoreshaho kugenda neza cyane, abanze bagakomeza bakicara bakiga, kubera ko nubundi ikibazo cyabo, kuko nubundi ubuzima twibereyemo twebwe twimera neza. Turi hafi kwigira mu birwa bya Mauritius, namaze kuvugana na DJ Feridi, yamaze kumbwira yuko igitaramo agiye gutumiramo Kevin Kade ndetse na DJ Brian na Element, ngo dushobora kuba turi bamwe mu banyamahirwe umuryango wa DJ Ferry uzagira gutya ukazamukana hejuru iriya, tukaba twibereye muri Canada, tukazava tujya mu birwa bya Mauritius. Ngavuga ijambo rimwe, unasaba abantu ko bakora subscribe, ubundi ibintu birushaho kugenda neza. Uburoko bwawe bwanjye ngukoresheje urabukoze, umaye busy 10, uwiteka naguha umugisha. none uri kwiga saguteza iki umutwe ukabutarwaka. Yego ubutumwa bwawe Mama Dobo. Njye ubutumwa bwanjye, kandi iki ni ikintu ngusabye, ntuzongere kurakazwa n'abantu. Oya njye uwo mwanya ntago mfitiye abantu bwo utaza kubivuga hano, nta muntu ufitiye umwanya habe na gato, ndi mu byanjye. Ubutumwa na busy 10 mayizi umenye kuzimera imbere
utu tubizi ugenda dukatudushyire kuri TikTok. ubutumwa nagenera abantu bubatse ubutumwa nabagenera ikintu cya mbere nababwira kugira urugo rwabo rukomere icyizere gusenga uri kumva gutumva amabwire yego bagashyira hamwe yego nibwo butumwa nageneye abantu bubatse ngaho tusabira abakunzi ba Bagahe mukomeze mukurikirane wa Bagahe TV tubaha amashow menshi cyane dushaka abantu ibihumbi 100 mugomba kubabona yego ikindi navuga umuryango wa Yamano nukomeze kwihangana ahantu Yamano ari ntago hariyo imbwa ntago hariyo abandi bantu batandukanye hari abagabo kandi reka twizere yuko azataha kubera ko ntagahora gahanze kandi buranizera yuko Imana ariyo ikora ibintu byose reka twizere yuko Imana ari ikora ibintu bigiye bitandukanye murakoze Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane nimukore subscribe kuri Bagahe TV abakunda umuryango wacu nta gikuba cyacitse twe tumeze neza cyane cyambere twebwe niko duhuje imbaraga no kubaka umuryango ndetse no kugira ngo dukomeze twinspire abantu mu rwego kugira ngo bubake umuryango nanjye sinzabatenguha kandi aho nzabatenguha muzambabare mumbere imfura mungira inama mukomeze munganeze mu bwato wa Bagahe hano wakosheje hano byagenze gute ariko ikijyanye no gusenya cyo muzakindinde kubera ko nafashe yego reka twamamaza rero tukubwire ko Drip Lab ari hano ukeneye kwambara imyenda myiza cyane nkuko nguko nsa wagerageza ukagera sino kugerageza gera aho bita Inyamirambo Cosmos plutôt Inyamirambo Tarinyota mu Biryogo ruguru ya Makoko ugenda urebe uwitwa Sadamu akorare muri Drip Lab nukenera kurya inyama nziza cyane iteguye neza uherereye aho bita muri Arizona gana iwo bita Mucomaje nukenera telefone nziza cyane kandi imeze neza cyane gana aho bita muri New Species nyara kwa Makuza ni ibintu byose biri kubera pochette nziza telefone nziza ni muri New Species it's possible muri Olivier Johnson ibintu biraba bimeze neza cyane Sky2 wa Bagahe mwongera kumubona mu muziki kandi awukora kinyamwuga kibyara amafaranga murakoze cyane Imana wamugisha Let's do the kids with the white tools. Come in the door for Sky2. Wow.